Ndagusuhuje kandi ndagushimiye wabashije kugera kuri iyi channel yitwa Ubwenge Nyakuri TV. Gusa umbabarire kuba ufunguye ntuhite ureba inkuru washakaga kureba, gusa nagira ngo mbanze nkuha amakuru makeya ku byerekeye iyi nkuru kugira ngo tuyitangirane neza iryoshye kandi uzi n'ibyo iri kureba. Twebwe icyo dushinzwe ni ukugutamo inkuru z'ubwenge ziryoshye kandi zirenze, kubera ko ndabizi ko uri buze kuryoherwa n'iyi nkuru. Iyi nkuru rero ni inkuru y'umupadiri wari warabaswe n'irari kugeza ubwo yaje kujya akora ibyaha by'indengakamere, ibyaha bikomeye cyane by'amahano mu bintu yari yaratangiye azi ko ari ibintu bitoya biciriritse, akazisanga amazi yaramaze kurenga inkombe. Rero niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nagushishikariza gukanda subscribe. Ukimara gukanda subscribe urahita ubona akazogera ugakoreho, ukore kuri all kugira ngo izi nkuru igihe zasohotse zijye zikugeraho mu wa mbere nta bindi bintu bize gusacinga. Ngaho rero ukora subscribe niba ukunda udukuru turyoshye kandi turimo ubuhanga bukomeye cyane. Urakoze gukora subscribe, reka dutangirane n'inkuru yacu. Jya uri kumva ndi umupadiri ufite ikibazo cy'irari kandi rikomeye cyane. Gusa ndabizi wahita uncira urubanza, ariko ntuncire urubanza kuko nanjye ntago ariko nahoze. Ndi umubiri nambaye, nanjye niko nisanze, ntago ariko nahoze. Ese wakibaza impamvu nisanze meze gutya kandi nanjye nari ndi mu bapadiri bazima kandi bubashywe, bafite igitinyiro kandi bakurikiza amategeko neza? Ngiye kukuganirira inkuru yanjye y'uburyo ibi byose byatangiye n'uko byagenze. Byatangiriye ku mukobwa umwe, ariko byaje kugera ku rwego rw'uko nari nsigaye ndyamana n'abakobwa 30 mu cyumweru. Reka nze nkuganirire inkuru yanjye wumva uburyo byatangiye, nurangiza uraza kungira inama muri comment umbwira icyo nakora. Igihe kimwe kuri kiliziya haje umukobwa mwiza cyane rwose w'ikibero gishinguye, umukobwa ufite ubudasa. Gusa uko nabibonaga yari yajeje kabisa. Noneho bihuriranye n'uko nari maze iminsi nimereye, ibi ngibi byaje kubyara ikibazo gikomeye cyane. Byaje gutuma umukobwa ntabasha kumusubiza inyuma neza, kumukatira no kumuhakanira birananira pe. Urumva hari ukuntu nari maze iminsi meze, noneho mbonye uwo mukobwa biba akarusho. Biri mu bintu bimwe byatumye rwose kumuhakanira neza byanga, kubera ubwiza bwe n'uburyo yavugagamo. Ntago nigeze mbasha ibuka neza ko ndi padiri kandi mu nshingano mufite inshingano zo kurinda uwo ndi we nuko meze. Nari narahawe inshingano ariko sinabyibutse. Padiri we wiriwe, bari banze kumpuza nawe, bari bambwiye ko uze cyane. Ese koko urahuze cyangwa oya nta kibazo rwose, humura. Wanshakaga se? Hari ikibazo waba ufite gikomeye? Nta kibazo, twaganira tukumva ko twagikemura, nkagusengera umubyeyi Bikira Mariya rwose tukareba ko hari icyo yakora. Ni ikibazo wari ufite se? Humura rwose, izi nizo nshingano nanjye zimbesheje hano. Humura rwose, humura. Twaganira rwose tukareba ko twagikemura. Ngwino twicare hano tuganire rwose, humura. Uwo mukobwa icyo gihe namuhaye ikaze, ariko ntabwo nari nzi neza ko ari icyishe nizane. Ntabwo nari nzi ko ari we mukobwa uzatangira uzaba intambwe ya mbere mu kunkura mu nshingano nari mfite. Padi, ubu ndeba mfite ikibazo kindembeje cyane rwose, cyankomereye. Ese Padi, ntagira ikibazo nkubaza? Nta kibazo rwose, wambaza nta kibazo. Padi, ese gukunda ni icyaha? No, oya, gukunda ntabwo ari icyaha, cyane ko ari iby'Imana itegeka. Ni iby'Imana itegeka rwose, ntabwo ari icyaha. Padi, none se ko numva muri njye mfite urukundo rwinshi cyane rwose, icyamuhunda uhundagazaho. Gusa nyine Padi, nabaye nyumva ijambo uwo mukobwa yatangiye kuvuga, numva arimo satani kabisa. Numva arimo satani, ariko ubwiza bwe bwonyine bwari burimo burankurura. Ntabwo nari nkibasha kwikontorora. Ni umukobwa mwiza, mbikubwiye we ntiwabyumva. Nyine Padi, bibaye byiza bikaba uwo muntu nakunze, byaba ari akarusho. Gusa nyine Padi, bisa nkaho ndi mu nzira zo kuva kuri iyi si pe, bisa nkaho ngiye kwiyahura. Padi, ubuse koko uramfasha iki Padi? Hoya nta kibazo, wambwira nta kibazo rwose, twumva ko twabikemura.
Padiri bisa nkaho nakunze urudashoboka rwose Padiri, nakunze umupadiri Padiri, nakunze umupadiri. Oya rwose ntugire ikibazo, none se Padiri ntaguciye mu ijambo, ubundi abapadiri mwemerewe gukundana? Cyane rwose none se turangana? Ntabwo twangana rwose turakundana. Padiri navugaga urukundo rwihariye, rumwe ukunda umuntu mukaba mwagira n'ibindi bikorwa bindi byarengaho. Ntabwo ndi gusobanukirwa neza icyo uri gushaka kuvuga, ubwo se uri gushaka gusobanura ikira? Twebwe turakundana cyane rwose, cyane ko iyo ntaza kugukunda ntabwo mba nicaye aha ngaha. Dukunda abantu bose, noneho akarusho abana b'umubyeyi Bikira Mariya tugakunda cyane rwose. Humura rwose turakundana cyane, ariko ntabwo ndi kubasha kuvuga urukundo, sindi kubasha gusobanukirwa urukundo uri gushaka gusobanura hagati aho ngaho. Nkanjye Padiri nahise ntangira gusesa urumeza bitewe n'uko numvaga mfite ubwoba bw'uko ntekereza ngo ese uyu mukobwa yaba ari njyewe arimo aravuga? Ubu se biramutse ari njyewe koko, n'uburyo nsigaye numva nkunzemo igitsina gore, abakobwa basigaye baza nkabarangarira, sinshaka kubigaragaza ariko burya biba bindimo. Ubu se aramutse nsanze ari njyewe koko, ubu nazabasha guhakanira uyu mukobwa? Nahise ntangira gutitira rero, nshesha urumeza, ngira ubwoba bwinshi cyane ku buryo utabyumva, kandi nta jambo rikomeye yarambwiye, bitewe n'uko umuntu usanzwe yaryumva, ariko kuri njye byari ibintu bikomeye kuko sinemerewe gukundana n'igitsina gore icyo ari cyo cyose. Ntiwemerewe gukunda bisanzwe nk'uko just nyine gukunda umuntu uwo ari we wese. Gusa uwo mukobwa yari afite ikimero gitangaje, yari umukobwa mwiza cyane, nagize ngo mpuye na Bikira Mariya wa wundi umwe njya nirirwa mbwira abantu, nagize ngo mbese mpuye nawe muri make. Gusa ndavuga ni mu mutima ati ubundi ndagira ubwoba bw'iki? Ubundi ndabizi neza ko ingeso yo kwikinisha yari iri hafi yanjye, rero ibi biragutanwa n'ubundi naba nanamaze biramutse bibaye ibyo ndi gutekereza, naba maze rwose, ibi birarutanwa cyane ko nzize umukobwa mwiza gutya, ntaba nzize urw'abagabo, ntaba nzize ukuri rwose, naba maze ubwo Satani w'ikibi yari yanyinjiye, ntangira gutekereza gutyo. Urumva nari ngeze habi, nawe niba urimo uranyumva neza. Gusa nyine Padiri, mfite ubwoba bw'uko uwo mupadiri yazamakanira ntabyemere, nkiyahura. Padiri n'ubundi nsa nkaho ndi mu nzira zo kwiyahura, kuko n'ubundi ndabizi neza ko nankunda ntazabasha, nari mvuze ntanyanga, mfite ubwoba bw'uko nziyahura simbashe kuba muri ubu buzima, kandi koko naba murenganyije kuko ntago bemerewe gukunda. Padiri mfite ikibazo gikomeye cyane rwose, mfite ikibazo ko ngiye gupfa nkava kuri iyi si kubera nakunze urudashoboka, kuko ntibyashoboka, azamakanira kandi nzahita niyahura. Uwo mukobwa yari yaje ari kashe, yari yaje yanziye neza kandi asa nkaho yari yanyiteguye, kuko uburyo yavugagamo n'amagambo yavugaga, noneho imyambarire yari yambaye imyambarire ntabasha gusobanura neza nkanjye Padiri. None se Padiri, wampaye, ariko mumbabarire gato niba naba mvuze ibidakwiye, gusa nashakaga nimero zanyu kugira ngo tuzajye tuvugana, wenda nzajye nkuvugisha ningira ikibazo mu ibanga, kuko njya ngira ikibazo nkabura umuntu mbwira w'umwizerwa, kandi ndabizi wowe uri umwizerwa kuri njye, byaba byiza. Uyu mukobwa ndabizi neza ko Padiri namara kumuha nimero araba yamurangije neza. Ndabizi neza ko Padiri namara gutanga nimero k'uyu mukobwa araba yamurangije. Ese Padiri aratanga nimero? Ndabizi uyu mukobwa akimara kubona nimero ze ntabwo yamuha amahoro, ni ukumuhamagara buri kanya, kandi Padiri ntiyabasha kwihangana bitewe n'uko asigaye afite irari ryarenze urugero. Se Padiri aratanga nimero?
uyu mukobwa chat ntabwo yamworohera, aramutse atamwitabye yakoresha na SMS, yakoresha uburyo bwinshi yamaze kwakira nimero ziwe, kuko yakemera agatanga n'ibya mirenge, akabasha kumenya n'ibyo padiri akora byose n'ibyo avugira kuri telefone, bitewe n'uko uyu mukobwa yari yamwitumye. Muri make uyu mukobwa yari gatuma. Ese aratanga nimero? Reka turebe mu gace gakurikira niba padiri ari butange nimero. Musaba ngo wowe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kanda subscribe kugira ngo ibice byose nibijya bisohoka ujye